Yesu ntabwo yakwanga nugura umunyabyaha, niwe nshuti ihebuje, ntazanga kukwakira. Imana yatanze Yesu kugira ngo ducungurwe, nubwo wamuhemukiye ntazanga kukwakira. Nubwo ujya umugayisha ntazakwirengagiza, niwe nzira n'umucyo. Mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu, ngo Uwiteka abahire kandi abahe imigisha. Tushimiye Imana cyane kuba tugiye kubana namwe, tukaba tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Ngiye tugiye kubana muri kano kanya, amazina ni Imaniriho Angelus. Tukaba tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana, ariko ijambo ritubwira ngo uburyo twakoresha kugira ngo tugire amara akora neza. Impamvu yabyo ni uko mu burwayi bwibasiye iyi minsi y'imperuka hajemo n'uburwayi bw'amara. Nyuma y'uburwayi bw'amara naho hagakurikiraho ubundi burwayi, bitewe n'uko amara akora uruhare rukomeye mu mibereho ya mwene muntu, cyangwa se kugira ngo mwene muntu abeho ari mutaraga. Noneho mbere y'uko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Turagushimye Data twese, tugushimiye kugira neza ko gukomeje kubana natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turakuraritse kugira ngo uzubane natwe, kandi abadukurikiye ubahereze umugisha, twese hamwe duhereze kwitungira amagara mazima, bizatugezeho amahoro, tubigusabye ku bwa Yesu, amen. Nk'uko twari tumaze kubivuga, tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana, ndetse riri buze kutubwira ngo uburyo twakoresha kugira ngo twitungire amara akora neza. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Itangiriro, igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho ni uwa 26. Imana yaravuze iti, reka tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, atwara amafi yo mu nyanja, ibigururuka mu kirere, inyamaswa zo mu ishyamba, ndetse n'ibindi. Noneho nyuma y'uko Imana iremye umuntu, ndetse imaze kurema umuntu mu ishusho yayo, Imana yagennye ko mwene muntu akwiriye gutungwa n'ibihingwa, ari byo byitwa ibimera. Dusoma mu gitabo cyitwa igice ni icya mbere, umurongo waho ni uwa 30, mpereye ku murongo wa 29, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo, kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twabyo, bizajye biba ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo, mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Imana igihe yari imaze kurema mwene muntu, yamuhaye gutungwa n'ibimera. Yagombaga gutungwa n'ibimera, ntabwo yagombaga gutungwa n'inyamaswa. N'ibimera nabyo yagombaga gutungwa nabyo mbere y'uko umuntu akora icyaha, byari imbuto.
noneho kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo mbahaye ibiti byera imbuto bifite utubuto twabyo kugira ngo bizabe ibyo kurya byanyu. Noneho nyuma yaho umuntu yaje gukora icyaha, Imana iza kumuvuma, kandi n'umuvumo uza kuba wamugeraho. Aho niho urupfu, uburwayi ndetse no gutaka byahereye. Ariko mbere y'uko umuntu acumura ibyo ntabwo byabagaho. Niyo mpamvu ku bantu basoma neza ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Itangiriro, igice cyaho ni icya 3, umurongo waho ni uwa 16. Imana yahaye umudamu uyu muvumo, nyuma yaho ikomeza ivuma n'umugabo. Hano haranditse ngo kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abantu babara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Na Adamu Imana iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazaryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira, buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimwo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimwe uzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Ubwo umuntu yari amaze gukora icyaha, ubwo yari amaze kunyuranya no gushaka kw'Imana, Imana ubwo yari yaramugeneye gutungwa n'imbuto ndetse n'ibiti bifite utubuto, ariko ubwo yari amaze kunyuranya n'umugambi w'Imana, Imana nabwo ntabwo yahise imwohereza ngo imute nk'ugiye kuba umuhigi, nk'ugiye guhiga inyamaswa ngo azimarire ku icumu. Ahubwo Imana yaramubwiye iti uzaniye ubutaka kuvumwa. Bivuze ngo n'ubutaka nabwo uko bweraga mbere byari bigiye gutandukana n'uko bwari bugiye gukurikiraho bukomeza kwera. Noneho nyuma yaho ariko Imana irangije iramubwira iti ubu ngubu uzajya urya imboga. Bwa mbere y'uko uzirya uzajya ubanza kuzihinga, noneho no muri ubwo butaka uhinzemo izo mboga, ubwo butaka bwavumwe nabwo ngo buzajya bukwereramo ibikeri n'imitovu. Noneho nyuma yaho uzajya urya imboga zibuvamo ubanje kubiruhira, ngo kandi nanone gututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhesha umutsima. Ubwo umuntu yagombaga kubanza kubira icyuya mbere y'uko agira icyo ashira mu nda. Umuntu yagombaga kubanza gukoresha imbaraga mbere y'uko agira icyo atamira. Niyo mpamvu nanone kubw'ibi ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta muntu ukwiriye kubaho ngo arye ariko adakora. Nanone tukabwirwa ngo nta n'umuntu ukwiriye gukora ngo areke kurya. Ubwo ni ibintu bibiri bikwiriye gukurikirana. Umuntu azajya arya yakoze, umuntu nanone akore kugira ngo arye. Noneho aho ntago ndi buze kuhatinda. Imana yaje kutugenera ibi biribwa, iza kutugenera izi mboga, umutsima, imbuto ndetse n'ibindi dufite muri iyi si yacu, ari nk'umugisha twari dufite uvuye ku Mana. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Temperance cyangwa se kwirinda, hano haranditse ngo page yaho ni ya 11. Ijambo ry'Imana riravuga ngo that Adam was a noble being with a powerful mind, a will in harmony with the will of God. Adamu yari afite imico myiza, kandi yari afite imibereho imeze neza, yari afite intekerezo zifite imbaraga, ngo kandi kwifuza kwe kwari kunze ubumwe n'ibyifuzo by'Imana, and affection that centered upon the heaven. Ndetse n'igishika, ubwo nibyo yararikiraga. Turabivuga neza, kurarikira kwe ngo kose kwari guhuriye ku kwijuru.
noneho hepfo harakomeje ngo he possessed a body heir to no disease and a soul bearing the impress of deity. Hano haranditse ngo yari afite umubiri utagira uburwayi kandi nanone akagira umutima wuzuwemo kubaha Imana. Ubwo Adamu ubwo yavaga mu biganza by'Imana yari ameze uko nguko. Ntabwo Imana yari yaramuremye nabi ngo Adamu aba afite ahantu Imana ishobora kuba yarahengetse, ngo aba afite ahantu Imana yaremye nabi, ngo wenda afite inyonjo, afite ibibari, ni ikimuga. Oya, ahubwo Adamu yavuye mu biganza by'Imana afite umubiri umeze neza. Wewe nta nubwo wari ugusa neza inyuma gusa, ahubwo no muri wo nta burwayi bwabagamo. Bitewe nuko muri iyi minsi y'imperuka uko umuntu arushijeho kubembekera, uko umuntu arushijeho gusa nagaragaye neza inyuma, niko muri iyi minsi y'imperuka abarushijeho kugaragaza uburwayi. Ariko kuri Adamu we ntabwo ari uko nguko byari bimeze, ahubwo kuri we inyuma hari heza, muri we imbere nta burwayi burimo, nanone no mu mutima we afitemo kubaha Imana. Ntabwo yari igishongore cy'imico mibi, ntabwo yari umugabo ufite ishusho nziza inyuma ariko mu mico ari mubi, ahubwo imbere n'inyuma hose hari heza, kuko koko yari akimara kuva mu biganza by'Imana kandi nta burwayi arakora. Ubwo yamaraga gukora icyaha, reka tubivuge, yabaye nk'ugomoroye imigomero y'amashano kuri mwene muntu, kuko aho niho uburwayi ndetse n'urupfu aho niho byahereye, aho niho gutaka, kuboroga, kuribwa ndetse n'inzara n'ibiki byose bibi tubonera muri iyi si yacu, niho irembo ryanyuriye kugira ngo bibashe kuba byatugeraho. Ariko mbere yaho ibyo byose ntago byabagaho. Nta mwana wari ufite ikibazo cyo kugira ihererekanya murage ribi, nta mubyeyi wari ufite ubwandu azanduza umwana we, umwuka nta bwandu wari ufite ku buryo mwene muntu azawuhumeka akarwara, ahubwo igihe cyose ndetse n'imibereho yabo bo muri icyo gihe yari imeze neza, kandi nta n'ikibazo cy'uburwayi bagombaga kuba bahura nacyo. Ariko nyuma yaho nibwo urupfu rwaje kuba rwabona akayira, niho uburwayi bwaje kuba bwabona akayira, niho gushyigingira kwa mwene muntu uwaremwe afite igihagararo cyiza byageze nyuma biraza birashira, kugeza ubwo umuntu asigaye abaho hakaba hari n'abadafite na metero imwe. Ariko ijambo ry'Imana igihe ryaremaga mwene muntu ntabwo ryamuremye nabi ngo Imana ise nimutaye hakabyizi gato ngo imureme nk'iri gupfa kugira, ahubwo yaramuremye umuntu ava mu biganza by'Imana afite igihagararo cyiza kandi kizima. Ariko noneho muri iyi minsi yacu bitewe n'aho imperuka igeze, dusigaye tugira ikibazo ku buryo abantu basigaye bafite igihagararo ariko nacyo umuntu atashima, ku buryo umuntu mubona ugasanga ari umugabo ariko ukagira ngo ni umwana, cyangwa se ukabona umwana nawe ukagira ni umusaza. Byose ni iminsi y'imperuka kandi niko nayo ubwayo igomba kuba, kuko ikwiriye kuduteguriza kuzajya muri Kanani yacu twambuwe. Noneho nyuma yaho turakomeza dusoma ijambo ry'Imana. Nyuma Imana yaje kuba yatanga uburyo bwo kwirinda, nk'uburyo abantu bakwiriye gukoresha kugira ngo bongere bagire amahirwe yo kuba baba hari bazima. Atari uko bazaba bazima basa, ahubwo byibuze bashobora kuba basigasira ku buzima bwabo bari kugenda batakaza. Niyo mpamvu umuntu azanywa amazi, niyo mpamvu umuntu azarya ibibisi, atari no kugira gusa ngo byibuze bibashe kuba byagusubiza aho igihe umuntu yaremwaga, aho ngaho umuntu yarari, ahubwo byibuze kugira ngo bishobore kuba byagufasha mu minsi mike ifite yo kuba uzarama. Niyo mpamvu ku bakunda gusoma igitabo cya Zaburi, igice cyaho ni icya 92, ijambo ry'Imana ritubwira ritya riti, Zaburi
igice cyaho ni icya 92, umurongo waho ndasoma mpereye ku murongo nuwa 10. Ijambo ry'Imana ritubwira ritya ngo, hano haranditse ngo dore abanzi bawe Uwiteka, dore abanzi bawe bazarimbuka, inkozi z'ibibi zose zizatatanywa, ariko washyize hejuru ihembe ryanjye nk'iry'imbogo, nsizwe amavuta mashya, kandi ijisho ryanjye ryarebye ibyo nashakira abanzi banjye, amatwi yanjye yumvise ibyo nshakira abanyabyaha bampagurukiye. Noneho aho nshaka hepfo haranditse ngo 13, umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka, bazashishira mu bikari by'Imana yacu, bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe gitare cyanjye, ntarimo gukiranirwa na guke. Iri ni ryo jambo nashakaga. Ntabwo tuzagira ubuzima buzaturinda gupfa, ntabwo tuzagira imibereho izatubuza kuba twahura n'ibindi bibazo byo muri ubu buzima, bitewe n'uko icyaha cyatugizeho akabyizi gakomeye, ndetse n'umwana w'Imana ubwo yazaga nabyo ubwabyo ntiyabashije kuba yabisimbuka. Kubw'ibyo twiga ibi ngibi kugira ngo bidufashe kuba twashobora kuba twakwisigasira ubuzima bukeya buri kugenda buducika, noneho yego bukazagenda, ariko twarashizeho uruhare rwacu kugira ngo tubashe kuba twaburinda. Noneho nyuma yaho turakomeza nk'uko twatangiye tubivuga, tugiye kwiga iryo jambo ritubwira ngo uburyo twakoresha kugira ngo twitungire amara mazima. Amara arwaye, turavuga byibuze ku burwayi bw'amara bubiri bukomeye. Uburwayi bwa mbere ni imyuka yo mu mara. Iyi myuka umuntu akaba ashobora kumva ari ibintu bigongera mu mara, nanone bigasa n'ibyihindukije, bishobora kuba byerekeza mu mbavu zombi. Nanone umuntu urwaye iki kibazo cy'amara akaba arangwa no gutumba, ubundi nanone akarangwa no gusura cyane. Nanone umusuzi we ukabunuka, ku buryo akenshi ashobora kujya kwituma ari kumva yuko akubiwe, akenewe kuba yakoresha umusarane, ariko yagerayo agasuka icyo cyuka gusa, bitewe n'uko kiba cyifungiye mu mara. Noneho ubwo ni uburwayi bwa mbere. Uburwayi bwa kabiri turi buze kuba twavugaho nanone ni uburwayi bita impatwe. Niyo mpamvu ku bavuga Igifaransa yitwa constipation, cyangwa se ku bavuga Icyongereza ikaba yitwa constipation. Kuri iyi ndwara y'impatwe nayo akaba ari indwara igituma umuntu ananirwa kwituma, ndetse yajya kwituma nabyo ubwabyo bikamugora, akaribwa, ndetse nk'uko turi buze kuba twabivugaho muri menshi. Ku burwayi bwa mbere twavuzeho, ndetse no kubishobora kuba biburanga, buriya burwayi ntabwo umusozo ujya uba uwo nguwo gusa, bitewe n'uko iyo bumaze igihe kinini, cyangwa se iyo bumaze kuba chronique, bushobora gutuma amara abora. Ikindi bukaba bushobora nanone gutuma amara atangira gucagagurika, bitewe n'uko ahora ameze nk'ahaze, ahora ameze nk'ayuzuye mu mwuka, akamera nka bari iri mu mwuka. Noneho ibyo bikaba bishobora kuba byatuma amara atangira gukweduka, ndetse nabwo akarenga ku rugero yagenewe rwo kuba agomba kuba areshya. Noneho ibi bishobora kuba byatera iki kibazo cy'imyuka myinshi yo mu mara. Bwa mbere ishobora guterwa no kurya ibyo kurya bifite intungamubiri nyinshi icyarimwe. Niyo mpamvu muzasanga hari umuntu uba uri kurya, ugasanga afite agasombe, ugasanga afite utuneke, ugasanga afite avoka, ugasanga hirya yaho hariho ibishyimbo. Noneho uwo muntu agafata ibyo byo kurya byose, iyo mvange y'ibyo kurya akayihuriza hamwe. Uyu muntu byanze bikunze azagira iki kibazo. Nanone icya kabiri ni ugukunda gukoresha cyane ibyo kurya mvaruganda. Ni ibyo kurya byatunganirijwe mu ruganda. Byashoboka ko ari umugati,
birashoboka ko ari ibindi byo kurya byinshi bitegurirwa mu nganda, noneho nabyo bikaba bishobora kuba byatera iki kibazo cyo kugira iyi myuka yo mu mara. Icya gatatu ni ukurya ibyo kurya bishyushye cyane. Impamvu yabyo, ku bantu bakunda gusoma igitabo cyitwa Umurimo w'Ubuvuzi, paje 262, haranditse ngo ibyo kurya ntibikwiriye kuribwa bishyushye cyane cyangwa bikonje cyane, ngo kuko iyo umuntu abiriye bikonje cyane bigera mu gifu, igifu kigakoresha izindi mbaraga kugira ngo kibashe kuba cyabishyushye. Ubwo iteka iyo imbaraga ikora, buri moteri igira aho ihumekera. Ubwo muri uko gukora kwacyo no muri uko gushakisha imbaraga, hari undi mwuka ugerageza kuba watangwa, ari wo none ushobora kuba wakwifungira mu mara igihe umuntu yariye ibyo kurya bikonje. Bwa kabiri, bikaba bishobora kuba byaterwa no kurya ibyo byo kurya bishyushye cyane. Impamvu, kuko mu gihe ubiriye biragenda nabyo ubwabyo bigatwika mu gifu. Niyo mpamvu abantu benshi nyuma yo kurya ibyo kurya bimeze bitya, usanga bahise binanura bitewe n'uko inyama ndetse n'ibyumba by'igifu usanga nabyo ubwabyo biri gushya. Noneho umuntu akakira ubwo bushyuhe, nubwo cyo ubwacyo mu mbaraga Imana yakiremanye gihita gisa n'ikizimije, ariko kiba cyahiye. Ni nayo mpamvu nanone kurya ibyo kurya bimeze bitya bishobora kuba byatuma umuntu agira ikibazo nanone cy'ibisebe byo mu gifu. Noneho nubwo nabwo ni uburwayi bugenda bukaturuka mu gifu bugatera icyo kibazo mu mara. Umuntu yakoresha iki kugira ngo byibuze abashe kuba ubu burwayi yabuvura? Bwa mbere, uzajya ukunda kunywa amazi byibuze ntujye munsi ya litiro 1.5 ku munsi. Ubwo ni ukutajya munsi, ariko bitewe n'ibiro by'umuntu, umuntu ashobora kuba yamenya urugero rw'amazi ari bunywe bitewe n'imibereho ye. Icya kabiri, ni ukuzajya ukunda gukoresha, nubwo cyo ubwacyo mu mbaraga Imana yakiremanye gihita gisa n'ikizimije, ariko kiba cyahiye. Ni nayo mpamvu nanone kurya ibyo kurya bimeze bitya bishobora kuba byatuma umuntu agira ikibazo nanone cy'ibisebe byo mu gifu. Noneho nubwo nabwo ni uburwayi bugenda bukaturuka mu gifu bugatera icyo kibazo mu mara. Umuntu yakoresha iki kugira ngo byibuze abashe kuba ubu burwayi yabuvura? Bwa mbere, uzajya ukunda kunywa amazi byibuze ntujye munsi ya litiro 1.5 ku munsi. Ubwo ni ukutajya munsi, ariko bitewe n'ibiro by'umuntu, umuntu ashobora kuba yamenya urugero rw'amazi ari bunywe bitewe n'imibereho ye. Icya kabiri, ni ukuzajya ukunda gukoresha ikibisi mbere ya buri gaburo, bitewe n'uko iki kibisi umuntu ariye kiragenda kigatuma inzira z'igogora zikora neza, igifu n'amara bigahabwa imbaraga yo kuba byakwitegura kwakira ibyo byo kurya bihiye. Noneho icya gatatu, uzakunde gukoresha onyo, ukunde gukoresha tungurusumu. Impamvu yabyo ni uko nka tungurusumu igira uruhare rukomeye cyane mu mara, bitewe n'uko yo isa naho ivuguruye umubiri wose. Niyo mpamvu ku bazayirya ushobora kumva iri kugutindaho igihumura, bitewe n'uko iba ikiri gukora, igerageza gukora ahari umwanda hariho hose. Iyo igeze mu mara, bwa mbere ituma amara yo ubwayo yongera ururenda mu mara. Noneho uru rurenda nyuma yo kuba mu mara bishobora kuba biri buturinde ku ndwara ya kabiri turi buze kuba twageraho. Ariko nanone nyuma yo gukora uwo murimo, nanone ikabisohora indi myuka iri mu mara. Noneho bivuze ngo nayo ubwayo izasa n'ihahanaguye, ise n'ihakubuye igihe uzaba wayikoresheje. Icya gatatu, uzajya ukunda gukoresha icyayi cya romare. Bitewe n'iki? Nuko iki cyayi nacyo ubwacyo gisohora umwanda aho uri utagomba cyangwa se udakwiriye kuba uhari. Noneho mu gihe uzagikoresha nacyo kizagufasha kuri uwo murimo. Hari n'ibindi byinshi, gusa mu gihe ibyo ngibyo byaba biri gukoreshwa,
byazatuma umuntu agira icyo kibazo kibasha kuba cyakira. Mu gihe wagize icyo kibazo, uzirinde gukoresha ibi bintu bikurikira. Icya mbere ni isukari, icya kabiri ni ikawa, icya gatatu ni icyayi, icya kane ni imigati, ubwo ni imigati imwe ikorwa mu ifu yatunganijwe cyane, icya gatanu ni inyama, icya gatandatu ni isukari. Noneho mu gihe uzaba wirinze kuba wakoresha ibyo ngibyo, ndetse ukongeraho n'ibishyimbo ndetse n'amata, noneho ukwiriye kuzagabanya gukoresha ibyo bintu, ahubwo ugakoresha bimwe twavuze. N'ubundi turi buze kuba twakongeraho, bidufasha mu kuvura amara muri rusange. Kuri iyi ndwara ya kabiri twavuze yitwa constipation cyangwa se impatwe, ni indwara bwa mbere irangwa no kuba umuntu ashobora kumara iminsi 3 mu cyumweru atitumye. Ubwo turabivuga, icyumweru kigizwe n'iminsi 7, umuntu mu cyumweru ashobora kwitumamo iminsi 4 cyangwa se munsi yayo. Umuntu ashobora kumara iminsi nanone 3 atitumye, nubwo yakwituma mu yindi minsi, cyangwa se umuntu agasiba iminsi byibuze 3 mu cyumweru atituma. Uyu muntu aba yarwaye iki kibazo cya constipation cyangwa se cy'impatwe. Noneho nyuma yo kumara iminsi 3 byibuze mu cyumweru atitumye, nanone arangwa no kubura imbaraga. Ashobora kumva azengera, akumva afite ikizungera. Ikindi nanone ashobora kumva ari kuribwa mu nda, cyane cyane mu kiziba cy'inda. Noneho nanone bikaba bishobora gukurikizaho no gucika umugongo. Nyuma y'ibyo nanone abura apeti, ntabwo yumva agikeneye kuba yarya, yumva muri we afite ubwinanirwe, ntaba ko afite ry'ibyo kurya. Uyu muntu aba arwaye. Noneho nanone ikindi nanone gikurikira, uyu muntu nyuma yo kuribwa mu nda, nyuma yo kubura apeti, nanone ajya agira ikibazo cyo gucika umugongo. Umugongo ugacika, akumva nta mbaraga afite, akumva nta kintu ashoboye gukora. Uyu muntu ushobora kuba afite ibyo byose, ashobora kuba afite iki kibazo cy'indwara y'impatwe. Noneho bwa mbere tugomba kubanza kumenya ngo ese iyi ndwara iterwa n'iki. Mu biyitera, bwa mbere ishobora guterwa no kurya indyo ikennye. Ni umuntu uzasanga ahorera ubugari gusa, cyangwa se ugasanga ni kawunga, nta gihe iva mu nkono, nta n'igihe iva ku munwa, nta bindi byo kurya bishobora kuba byasimburana imbere ye. Uyu muntu byanze bikunze aba ari kurya ibyo kurya bikennye. Reka tubivuge ko nta ndyo ikiza umuntu ashobora kuba yahorera iminsi ye yose. Iyo ndyo ntabwo ibaho, ahubwo uko Imana yaremye umuntu, yamuremye yuko akwiriye kugira ubuzima bwiza mu gihe agerageje kuba yasimburanya ibyo kurya. Ubwo mu gihe umuntu ahorera indyo imwe, nubwo waba wikunze, nubwo yaba ikuryohera, nubwo yaba ihenda, nubwo yaba ari nziza, iyo ndyo iba ikennye kuko ntabwo iba ishobora kuba yakenura amakene yose. Noneho icyo ni ikintu cya mbere gitera iyi ndwara. Icya kabiri ni ukubura imyitozo ngororamubiri. Naho umuntu abaho, ashobora kugira ibindi akora, yirirwa yicaye mu kazi, yirirwa yicaye mu modoka, cyangwa se akirirwa yicaye mu nzu, ariko nta gihe agera cyo gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi nabyo bishobora gutuma uyu muntu agira iki kibazo. Icya gatatu nanone ishobora guterwa n'ihererekanyamurage. Ubwo ku bakoresha indimi z'icyongereza ni yitwa ngo irritable bowel syndrome. Ubwo umuntu ashobora kuba yayikura ku mubyeyi, nanone agashobora kuba yayikura nanone kumwe wo mu gisekuru cy'iwabo. Ubwo nabwo ishobora kuba yamukurikirana, umuntu akazajya ananirwa kwituma bitewe n'iri hererekanyamurage, ndetse kuba yarabikuye ku mubyeyi we. Nanone ikintu cya kane ni ukuba nanone umuntu atwite. Iyo umuntu atwite hari ukuntu umubiri uhinduka,
nabyo bishobora kuba byamutera ikibazo cyo kunanirwa kwituma, ndetse no kuba adashobora kuba yakwituma neza, nk'uko niyo bigeze no ku mirire nabwo atarya neza nk'uko bisanzwe. Ikintu cya gatanu gishobora nanone kuba cyatera iyi ndwara ni ukutaruhuka. Umuntu ashobora kuba ataryama, ugasanga aryama amasaha 4, aryama amasaha 5, mu gihe umuntu ataryama amasaha 8. Uyu muntu ashobora kuba yagira iki kibazo cyo kugira uburwayi bw'impatwe. Noneho icya gatandatu ni ugukoresha imiti mvaruganda cyane. Reka tubabwire ko cyane cyane mu batuye muri Amerika, ubwo ni mu mareta 50 ya Amerika, aho batungwa na toni 40 z'ibinini ku munsi. Ntibarya ibishyimbo, ntibarya amashaza, ntibarya ibigori, ibyo bitarimo. Ariko iyo bigeze ku binini usanga barya byinshi. Niyo mpamvu rero ku bantu bakoresha ibinini cyane, bakoresha ibinini buri munsi, bashobora guhura n'iki kibazo cyo kugira impatwe bayitewe no gukoresha imiti mvaruganda cyane. Ikindi nanone nuko ishobora nanone no guterwa no kubura imyunyungugu mu mubiri. Umuntu wabuze imyunyungugu mu mubiri, cyane cyane potassium ndetse n'umunyu bita n'umunyu witwa magnesium, uyu muntu ashobora kugira ikibazo cyo kutituma, akagira ikibazo cy'impatwe bitewe no kubaho adafite iyo myunyu nk'uko tubivuze, ndetse n'indi. Nyuma yo kubura imyunyungugu mu mubiri, nanone umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kutituma bitewe no gukoresha ibintu byinshi bifite aluminium, ubwo nabyo bikaba bishobora kuba byatera iyi ndwara y'impatwe. Ikindi nanone bishobora guterwa no kubura amazi mu mubiri, bitewe nuko uko umubiri wa mwene muntu waremwe mu buryo buteye ubwoba nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Niyo mpamvu iyo umuntu abuze amazi mu mubiri, umubiri ukora ibishoboka byose kugira ngo ubashe kuba wayishakira. Niyo mpamvu ku muntu wabuze amazi ushobora kujya kwituma, ugasanga umwanda wakakaye, ku buryo no kuwituma nabyo ugenda uwituma mu byiciro. Ubwo ibyo biba byatewe n'iki? Nuko igihe wari uri mu mara, igihe umubiri wabuze amazi, wagerageje kuba wawufata urawukamura kugira ngo byibuze amazi awurimo nayo yanduye, umubiri ubashe kuba wayisubiza, ubashe kuba wagumya kuyakoresha. Nibyo nabyo bitera ubundi burwayi. Ariko nanone ubwo turiho nubu bwo kuba umuntu ashobora kuba yagira iki kibazo cy'impatwe bitewe no kutagira amazi, cyangwa se no kudakoresha amazi ahagije nk'uko umubiri uba uyakeneye. Ikindi nanone bishobora no guterwa no kubura amahoro mu bwenge. Igihe umuntu ahangayitse, igihe umuntu ari mu bibazo, nabyo ubwabyo bishobora gutuma amara akora nabi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo umuntu abwiwe nabi, iyo umuntu akorewe nabi, ngo uyu muntu ngo aba ameze nk'uwishwe, bitewe nuko kuri we ushobora kumubabaza isegonda rimwe cyangwa amasegonda 5, ukaba umuteye uburwayi n'ubumuga ashobora kuzagira mpaka iminsi yo kuzabaho kwe yose. Niyo mpamvu tudakwiriye kugira abo duteza ibibazo, cyangwa se ngo tugire abo tubera ikibazo, bitewe nuko nanone mu gihe uzatera umuntu ibibazo, ubwonko bwe ntibubashe kuba bwakora neza, imitsi yumva ye ntibashe kuba yakora neza, n'uyu muntu nanone ushobora kuzaba umuteye ikibazo cyo kutituma neza, cyangwa se n'ikibazo cy'amara, bitewe nuko uko intekerezo zidaguwe neza niko n'amara nayo ubwayo aba adashobora kuba yakora neza. Ikindi nanone birashoboka yuko bizaterwa no gukora nabi ku mitsi yumva, bitewe nuko ubwonko niyo coordinateur cyangwa se umuyobozi mukuru w'umubiri wose. Iyo imiyoboro ikomoka ku bwonko ijya ku mubiri, aho ubwonko bushaka ngo hakorwe igikorwa runaka idakora neza, naho hantu naho ubwaho ntihakora neza. Niyo mpamvu n'amara nayo
akora imirimo yayo bitewe n'uko ubwonko bwagennye ndetse n'uko nabwo ubwabwo bubitegetse. Niyo mpamvu ku muntu uzaba afite ikibazo cy'imitsi y'ubwonko cyangwa se imitsi yumva idakora neza ariyo bise amanirone, nawe ashobora kuzagira iki kibazo cy'impatwe cyangwa se cyo kutituma neza. Ikindi nanone bishobora no kuba byaterwa no kwangirika kw'amara. Ubwo birashoboka ko byaterwa n'uko mu mara hatarimo ururenda cyangwa se mu mara naho ubwaho hasa nahumye. Noneho mu gihe umwanda urimo kuhanyura ukaba udashobora kuba wabona inzira nziza inyereye ushobora kuba wanyuramo ngo ugere hanze byihuse, ahubwo nabwo ubwabwo ukanyuramo gake gake kandi wangiriza amara, nanone nawe ubwawo ukahamara igihe kinini, umuntu akaba ashobora kuba yamara icyo gihe atitumye. Noneho nanone bikaba bishobora no guterwa n'inzoka zo mu mara. Igihe umuntu arwaye inzoka ubwo birashoboka ko ari za amibe cyangwa iki, kuba biza abazirwara nanone nazo zirangwa no gufunga. Umuntu yajya kwituma akituma ifuro cyangwa se akituma umwuka gusa, ariko umwanda ntubashe kuba wasohoka kuko ubwawo nanone uba wazingiwe mu mara. Noneho nanone ukaba nanone iyi ndwara ikaba ishobora no guterwa no guhinduranya kw'ibihe. Igihe umuntu avuye mu kirere kimwe ajya mu kindi, aho atandukanye n'ibihe, ubwo ni ibihe by'izuba, iby'ubukonje n'ibiki, ndetse n'imirire yaho, uyu muntu nanone nawe ashobora kugira ikibazo cy'impatwe. Umuntu akananirwa kwituma bitewe n'iyi mpamvu. Icyanyuma giheruka, nanone umuntu ashobora kugira iki kibazo cyo kutituma bitewe n'imirire ye. Ubwo ni igihe umuntu akoresha inyama cyane bitewe n'uko ibiremwa bigomba gutungwa n'inyama, iby'Imana yagennye ko bigomba gutungwa n'inyama, amara yabyo atandukanye n'amara ya mwene muntu ugomba gutungwa n'imboga ndetse n'ibindi bimera. Bitewe n'uko amara y'umuntu ni maremare, turatekereza ko ubu ku isi nta muntu ufite amara bareshya, ndetse nanone ubu ku isi nta muntu ufite amara byibuze ashobora kuba 1/2 cyayo. Oya, ahubwo ni maremare kuko ari hafi metero 7.5. Ubwo metero 7.5, iyo nzira yose y'amara tudashizemo ku gifu, tudashizemo mu muhogo, ahubwo uhereye ku mara mato kugera ku manini umwanda ugeze hanze, bitwara izo metero zose. Noneho kubw'ibyo umuntu utungwa n'ibyo kurya bikomoka ku matungo nanone ashobora kuba ari kwitera icyo kibazo. Niyo mpamvu bizajya bidusaba gukoresha imbuto, gukoresha imboga, kuko ibi biribwa bikize ku cyo bise fibre. Iyi fibre ikaba ishinzwe nanone gutuma amara akora neza. Noneho nihuta cyane, mu gihe umuntu afite iki kibazo cy'impatwe, bizajye biba byiza ureka isukari. Ntukazajya ukoresha isukari, ahubwo uyigabanye. Mu gihe nanone ukeneye kuba wagira ibindi biryoshya, ushobora kuba wakoresha ubuki, ariko isukari uyishire ku ruhande, n'ubwo buki nabwo wirinde butaba burimo isukari. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uzajya ukunda gukoresha amavuta akomoka ku mboga cyangwa se ku bimera. Ubwo abiri y'ingenzi ni amavuta ya elayo n'amavuta y'ibihwagari. Mu gihe uzaba uri gukoresha amavuta ya elayo n'amavuta y'ibihwagari, ibi bizakubera umuti wo kukuvura iyi ndwara y'impatwe. Icya gatatu, ukwiriye guhagarika gukoresha imiti itera gusinzira. Impamvu yabyo ni iyi: bitewe n'uko iyo miti yica imitsi yumva, kandi twaje kubona ko imitsi yumva nanone nayo ifitanye umushyikirano wa bugufi no gukora kw'amara. Ubwo noneho ukwiriye kuzayihagarika, ntugumye kuba wayikoresha. Ikindi nanone ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo imyitozo ngororamubiri ngo nayo ngo akanya kagenewe kuba kayikorwamo, ngo ab'Imana bakwiriye kugahereza agaciro, ngo nk'ukuntu bubahiriza isabato
nayo ngo ayo masaha akwiriye kuba amasaha yera. Birashoboka ko ushobora gufata igitondo, birashoboka ko ushobora gufata ikigoroba, ariko byibuze ku munsi ntujye munsi y'iminota 30 uri gukora imyitozo ahantu heza hari umwuka mwiza, kugira ngo nanone bizagufashe ku myanya y'ubuhumekero, bigufashe ku mikorere y'ubwonko, bigufashe ku migendere y'amaraso, ndetse nanone n'igiheruka turiho binagufashe mu kukuvura ibi bibazo by'amara. Ikindi nanone ukwiriye gukora, ukwiriye gukoresha umutobe wa seleri, umutobe wa radi ndetse na onyo. Ikindi uzafate karoti, ni igice cy'ikiro, ubwo ni miligrama 500, uzisatagure, numara kuzisatagura uziteke mu mazi, ayo mazi uyanywe, nabyo bizakuvura iyi ndwara y'impatwe. Ikindi uzajya ukunda gukoresha urubuto rwitwa pome ndetse n'imbuto zitwa kiwi. Gusa icyitonderwa, uko tuvuze imbuto n'imboga ntabwo bivangwa ngo bikoreshereze icyarimwe, kereka gusa ushobora kuba wavanga apple, ubwo ariyo pome ndetse n'izindi mboga. Ubwo ibyo nabyo turi kumva ko mubashije kuba mwabisobanukirwa. Ikindi ni ugukunda gukoresha ibyo kurya bikize ku munyu wa potassium ndetse na magnesium, nkuko twaje kubibona, kuko iyo umuntu ariye ibyo kurya bidafite ibi bintu, nabyo ubwabyo bishobora kuba byamutera ikibazo cyo kugira iki kibazo cy'impatwe. Noneho bizabe byiza ukunde gukoresha lentille, ubwo icyo ni kimwe, ukunde gukoresha ibirayi, ukunde gukoresha igitoki, ukunde gukoresha ibigori, ukunde gukoresha ingano, ukunde gukoresha sesame ndetse n'ibindi. Ibyo byose bizagenda bigufasha mu mara. Noneho nanone ibiheruka uzajya ukunda gukoresha ndetse n'urubuto rwitwa kiwi. Impamvu nuko uru rubuto narwo ruzadufasha, kuko narwo rugira umusanzu rutanga mu gutuma amara ashobora kuba yakora neza. Noneho nyuma yaho tuzitungira amara mazima kandi akora neza. Nyuma yaho ntituzagira ikibazo cyo kuribwa ndetse n'ikibazo cyo kubura imbaraga bitewe no kugira iki kibazo cy'impatwe. Nihuta ngo nshire ku musozo, ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Zaburi dusomamo aya magambo akurikira. Zaburi igice cyaho ni 103, umurongo waho ni wa 2. Ijambo ry'Imana ritubwira ritya riti: mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, ni ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera zirenganura abarenganywa. Noneho ijambo ry'Imana niryo ridukiza. Imana y'ubwayo niyo ifite ubutware bushobora kuba bwadukiza, niyo ifite ubushobozi. Ariko nanone tuvuge ko ubushobozi bw'Imana buzakorera mu byaremwe, kuko nta nibyo Imana nanone yaduhaye tugomba gukoresha. Bitewe n'ibi nanone, mu gitabo mfashe aha imbere yanjye, ni igitabo cyitwa ibyo kurya, inama ku byo kurya ndetse n'imirire. Aha kuri page yaho ni ya 26. Hano handitse iri jambo rikomeye, ku bazasoma bazahere 25. Hano haranditse ngo: I saw that the reason why God did not hear the prayers of his servants for the sick among us more fully was that he could not be glorified in so doing while they were violating the laws of health. Hano haranditse ngo: neretswe impamvu Imana itigeze yumva gusenga kw'abagaragu bayo mu gihe basengera abarwayi benshi muri twe, byatewe nuko Imana mu gihe yabakiza itahabwa icyubahiro, nyamara bo bagikomeje kwica amategeko y'ubuzima. Noneho bivuze ngo uzasenga, ibyo ni byiza, ariko Imana ntizagusubiza mu gihe ukica amategeko y'ubuzima.
izagusaba ngo ubanze uyashyire mu bikorwa. Noneho nyuma yo kubiyashyira mu bikorwa, mu gitabo cyitwa Imigani igice n'icya mbere umurongo waho ni 33, niho havuga ngo unyumvira wese azaba amahoro, adendeze atikanga ikibi. Ubwo nta burwayi azikanga, nta bwoba azagira, ahubwo azahora mu mahoro. Noneho Imana ntabwo ijya yumva ayo masengesho bitewe n'uko yasubije, itahabwa icyubahiro mu gihe abantu bagikomeje kwica amategeko y'ubuzima. Noneho hano harakomeje ngo, and I also saw that he designed the health reform and the health institute to prepare the way for the prayers of faith to be fully answered. Ngo nanone neretswe ko Imana yashizeho ubugorozi bw'iby'amagara mazima ndetse naho bwigirwa. Ubwo nibingibi biri kubaho ngo nk'uburyo bwo guca inzira kugira ngo igisubizo cy'isengesho ryasenganywe kwizera kibashe kuba cyagerwaho ndetse kibashe kuba cyasubizwa mu buryo bwuzuye. Hano haranditse ngo faith and good works shall go hand in hand in living the afflicted among us and in feeding them to glorify God here and to be saved at the coming of Christ. Hano haranditse ngo kwizera n'imirimo myiza bikwiriye kujyana ikiganza ku kiganza cyangwa se byegeranye ukuboko ku kuboko, ngo mu gukiza abarwayi benshi muri twe ndetse no kubateguriza guhimbaza Imana ahangaha ndetse no kuzacungurwa bakazaba mu ruhande ruzima ubwo Kristo azaba agarutse. Reka tubabwire bene data n'abashiki bacu, Imana yaduhaye amahirwe yo kwiga ibi byigisho kugira ngo isengesho tuyisenga tuyisaba ribashe kuba ryabona igisubizo. Noneho nshira ku musozo aho nsoreje ni mu gitabo cy'urwa gatatu rwa Yohana igice cyaho ni icya mbere umurongo waho ni uwa 3. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose nk'uko umutima wawe uguwe neza kandi ube mutaraga. Reka namwe tubifurize kuba bataraga kandi mugubwe neza muri byose. Uhereye none tubifurije kugira amara meza, tubifurije kugira amara akora neza, amara atagira uburwayi. Utazarya ibyo kurya ngo bigutinde mu nda, ahubwo bizajya binyuramo nk'uko Imana yabigennye. Noneho reka tubifurize ibyo byiza, ariko namwe mushireho uruhare rwanyu, kandi twese Imana iduhereza imbaraga yo kuzabishira mu bikorwa. Imana ibiduhere ubuntu ku bwa Yesu. Mwese abagize amahirwe yo gukurikirana ibyigisho byacu, tubifurije imigisha iva ku Mana kugira ngo ikomeze ibane namwe. Turabasaba gukanda ahanditse subscribe mu ibara ritukura kugira ngo ibyigisho byacu bizahite bibagezwaho. Nanone tukaba tubasaba kubisangiza abandi, ndetse mukaba mushobora kutugezaho igitekerezo, ikibazo, inyunganizi kuri nimero mubona muri ekra cyangwa muri screen zanyu, cyangwa se mutwandikira ahanditse comment aha hasi. Imana ikomeze ibane namwe, kandi imigisha y'Imana ndetse n'umwuka wera w'Imana akomeze yiganze mu mitima yanyu.